ariko kubera ko iteka ryose abahanuzi tuba tubategereje ko bahanura, ni n'iryo kosa rijya ribaho iyo twagiye mu byumba by'amasengesho. Hari abantu benshi bajya mu byumba by'amasengesho nk'abagiye kureba umupfumu ugomba kuvuga ngo hari icyo, ngo reka njye gusengera muri iki cyumba wenda hari icyo bari buze kumvugaho. Ese niki kijya gituma abantu bamwe basubizwa vuba abandi bagatinda? Biterwa n'intambara zikomeye za Satani, cyangwa biterwa nuko Imana yabiteguye, cyangwa biterwa n'ibyaha by'abasenga? Ndagenda nkora ikosa kugira ngo banyirukane. Dukurikije abantu tuganira hirya no hino nk'abavuga butumwa, hari ikibazo bajya batubaza tukabura uko tugisubizwa. Byinshi mu byifuzo baduha bajya batubwira ngo turarambiwe. Twarasenze turanasengerwa duhabwa na za gahunda kuri barya berekwa, ariko ntibyakunze turarambiwe. Ese iyo umuntu arambiwe hakurikiraho iyihe ntambwe? Ikibazo aho kiri niki? Ese ni ngombwa ko umunyamasengesho wese avugana n'Imana cyangwa yerekwa ahishurirwa? Ntawosenga ngo arekera aho ngaho yizere gusa. Bimwe nk'umuntu w'inararibonye, niki kijya gituma abantu babiri bashoranye barimo basenga Imana imwe, umwe asubizwa vuba undi agatinda gusubizwa? Abanyamasengesho benshi bagwa muri uyu mutego kuko twabashyizeho pressure, tubashyiraho igitutu cyuko niba yiriwe mu masengesho agomba kuza afite iyerekwa, ubuhanuzi, ibisubizo. Reka ubwanyemereye abateguye mushobora kumbaza ibibazo kugira ngo bihure n'ibyo mwifuzaga ko mbigisha. Nabigishije ibyo nateguye, ariko amushuka ko hari ibintu bisigayemo hagati. Murakoze cyane. Kuri badufashe ujya kubaza ikibazo arajya avuga amazina hanyuma ahita arasa ku ntego ku kibazo kiwe kugira ngo bize kudufasha kubisubiza dukoresha umwanya muto. Arakoze. Ngira ngo dukurikije abigisha bacu mu myanya yabiteye, ni nayo mpamvu mpagurutse kubaza mbere, no kugira ngo dukoreshe neza umwanya imvura yatunyaze, kuko ntawe twabirenganyiriza, kugira ngo n'ibindi bize kugerwaho. Tunashimira cyane abatrena bacu, Imana ibaho umugisha mwinshi. Amen. Ikindi nanone umuntu uri ubwumve ko ikibazo yagombaga kubaza undi yakibajije, nuko ntiyongere kukibaza, kugira ngo dukoreshe umwanya neza, kuko hari wabaza ikibazo ku nyungu rusange tugasanga yatubarije twese. Ndabaza ibibazo byinshi, ugenda mpa kimwe kugira ngo ubwonko bwe kwirushya bufata. Bifitanye nk'amasa ko ndimo numva ko biza kuzingiramo byinshi abantu bagombaga kubaza. Yego. Cyangwa reka mbyandike ntacyo. Na moderateur yagufasha akabyandika kugira ngo ataza kubwira. Ntibigoye. Icyambere dukurikije abantu tuganira hirya no hino nk'abavuga butumwa, hari ikibazo bajya batubaza tukabura uko tugisubizwa. Byinshi mu byifuzo baduha bajya batubwira ngo turarambiwe. Twarasenze turanasengerwa duhabwa na za gahunda kuri barya berekwa, ariko ntibyakunze turarambiwe. Ese iyo umuntu arambiwe hakurikiraho iyihe ntambwe? Cyo nicyo nashakaga ngo mudufashe gusobanurira masse kugira ngo tumenye uko tubyitwaramo nk'abavuga butumwa. Yego. Icya kabiri, abanyamasengesho birakora kuri bimwe watubwiye bijyanye no gucuruza impano. Bamwe bazicuruza ku bushaka, abandi bazicuruza batabizi bitewe no kutamenya. Ugasanga baguye mu makosa. Noneho rero bigatuma abantu bareka impano zabo bakifuza gukoresha iz'abandi. Ikibazo aho kiri niki? Ese ni ngombwa ko umunyamasengesho wese avugana n'Imana cyangwa yerekwa ahishurirwa? Ntawosenga ngo arekera aho ngaho yizere gusa. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Kandi ibyo byose turi kuvuga ni ibintu duhora duhura nabyo mu buzima tubamo hano hanze umunsi ku munsi, twanaburiye ibisubizo. Ikibazo cya gatatu, twifuza ngo nk'umuntu mukuru w'umubyeyi wacu w'inararibonye, hari ibintu bibiri bitajya bigira éclaircissement nziza tukabura uko tubwira abantu. Tugira ngo tukubwire byibura ugira icyo tubwira. Ikigeragezo cya Satani n'umunzani w'Imana. Umunzani mu Kinyarwanda nayobewe niba ari urugero,
umuntu kuba ateretswe ku munzani n'Imana ngo imugerageze n'ikigeragezo cya Satani ari cyo gitero. Kumenya kubitandukanya. Noneho bikaza no kujyana no guhitana none udufasha kumenya ese niki kijya gituma abantu bamwe basubizwa vuba abandi bagatinda. Biterwa n'intambara zikomeye za Satani cyangwa biterwa nuko Imana yabiteguye cyangwa biterwa n'ibyaha by'abasenga. Bimwe nk'umuntu w'inararibonye. Niki kijya gituma abantu babiri bashoranye barimo basenga Imana imwe, umwe asubizwa vuba undi agatinda gusubizwa. Uraza kutubwira nk'inararibonye kuko iki kintu ndabizi nanjye ko cyagutse muri Bibiliya cyotindwaho ariko umwuka aragufasha. Icyanyuma turabyemera neza ko umuntu umwe ashobora kugira impano zose na Bibiliya irabivuga. Ariko kandi byaba bishoboka ko waduhereza bimwe mu itandukanyirizo bitandukanye umunyamasengesho n'umuvugabutumwa. Murakoze, Imana ibaha umugisha. mu gihe bari kwitegura kudusubiza cyangwa se mu trainer wacu ari kwegeranya ibisubizo, ngira ngo tuze guhana n'urubuga abantu bari online bashaka kubaza ibibazo, kugira ngo ikibazo cyawe tuze kugisoma cyangwa tuze kukiganiraho. Urajya muri abari kuri YouTube urandika nyine muri comment, turaza kubibona, uvuge amazina yawe hanyuma uvuge ikibazo cyawe. Ndagira ngo nanjye mfatireho wenda kugira ngo tubarize rimwe. Muraba mugiye gutuma nkora ntuza ndende. Okay. Ahisemo ko yazagiye tubaza gamanze kubaza ibindi. Ngiye nsubiza umuntu umwe hanyuma dukomeze. Reka mbere ku kibazo cya mbere wabajije cyo kurambirwa. Buriya strategy ya mbere ya Satani ku bantu b'Imana bose ikorera muri iryo jambo wakoresheje, kurambirwa. Ushobora kuguha ingero muri Bibiliya. Aburahamu yasezeranye n'Imana, iramubwira ngo Aburahamu uzana inka, uzana intama, uzana ihene, memo n'inyoni, ubisaturemo kabiri dukorane isezerano ry'amaraso yuko nzaguha umwana uza kuzungura. Yari afite imyaka 60, ngira ngo icyo gihe kuko yimutse uru y'Abakaludaya afite 65, ashobora no kujya icyo gihe reka nshiririkanye mvuge ko ari 70, kuko na Sara yaramaze kurambirwa. Abibwiye Sara aramubwira ngo kura amashyengo aho ngaho, Uwiteka yanzibye inda ibyara, fata umuja wanjye umugira umugore ambyarira umwana mukikire, hanyuma ibindi tuzabivugana ubundi. By the way, icyo gihe biranoroshye kuko Ishimayeli yavutse, dushobora no kumenya imyaka yari afite, kuko Ishimayeli yavutse Aburahamu afite imyaka 86, agomba kuba afite 85. Bivuga ngo yari amaze imyaka 20 i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Urubyaro Imana yamusezeranije rutari rwaza. Umugore we Sara ararambiwe, kuko Aburahamu yarushaga Sara imyaka 10. Ubwo biravuga ngo Sara we yarageze ku myaka 60, aramubwira atoke ubu ngubu umuhanda warifunze, ntango y'abakobwa yarahagaze, nta mwana nkibyaye, fata umuja wanjye umubyareho. Isezerano ry'Imana riracyahari. Imana yaje umva gahimano, ko mbyita gahimano. Isaka yavutse Aburahamu afite imyaka 86, Imana yagarutse afite 99. Iramubwira ngo umwaka utaha mu gihe nk'iki Sara azaba akikiye umwana. Ariko hagati aho ngaho bararambiwe, barishugurikira. Ingaruka yashuguri za Aburahamu na Sara n'uno munsi turacyayibona. Hindukira urebe ikibazo kirimo kuba muri Israel na Hamas na Hezbollah. Ingaruka yo gushugurika, kurambirwa. Sibyo? Wibuka umugabo witwa Sawuli. Samuel yaramubwiye ati uzantegereze, nzaza ntambe igitambo hanyuma ugabe igitero. Bigejeje kuwa gatandatu ngira ngo yaramaze icyumweru cyose ategereje Samuel ataraza. Abona abantu batangiye kumushiraho kuko bari bagize ubwoba. Abona n'Abafilisitiya baramusatiriye. Abwira umugaragu ati nzanira igitambo gitambe, kandi yarabyemerewe. Arashuguritse akoze ibyo atemerewe, amaze kugitamba Samuel abagezaho. Amwita ibyo wakoze n'ibiki? Watinyutse ukora ibyo Imana itakwemerera. Ubwamura bwamburwa. Rero icyo nenda kubabwira ni iki? Imana iratubwira ngo mu bibaho byose mu kintu cya mbere mugomba kwirinda, ntuzarambirwe.
sibyo? Hari amagambo nyankunda cyane Imana ikoresha ibwira abantu ngo nturambirwe, kubera yuko Uwiteka Imana yawe ntirambirwa. Murayibuka ayo magambo muri Yesaya 40 umurongo wa 27. Uyu muzawandike ahantu mujye mufata musubiremo, ujye ubwira umutima wawe ngo umutima wawe nturambirwe. Yewe Yakobo Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wamenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka, niha intege abarambiwe kandi utibashije imwongerera imbaraga. Abasore b'imigende bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ibi rero reka mbibabwire giye kuko ni ibintu nanjye nahuye nabyo inshuro nyinshi no mu kazi nakoze. Hari igihe nagiye nkoramo amakosa rwose meze nkavuga nti Mana ndasezeye ndarambiwe, I can't bear, sinkibyihanganiye. Imana ikamubwira ngo niba urambiwe mbwira nguhe imbaraga, naraguhamagaye subira mu murimo. Hari igihe nigeze kwikoresha ikosa muri uwo muryango waho nakoraga, ndambiwe pe, naniwe ndambiwe n'ibintu byinshi, singiye kubisubiramo kuko dufite igihe gito. Ndagenda nkora ikosa kugira ngo banyirukane. Ntabwo ryari ikosa rinini ariko ryagomba kunyirukanisha. Ntabwo nibye, ntabwo nasambanye, ariko nakoze ikosa. Ntabwo nshaka kwinjira muri detail. Nshatse ibyo nanari babwira kuko umuyobozi wacu yari arimo kuvuga atuvuga nabi. Akirimo kuvuga ari muri speech hagati ko nari naniwe ndambiwe numva nibyo arimo kuvuga bimbihiye. Akirimo kuvuga ngo bitakomeza ndavuga n'ibyo bintu uvuga sibyo. Turi mu nama mpuzamahanga, abayobozi bose bo kwisi bateranye, uwo ni umuyobozi mukuru wo hejuru, yewe ndi mu wo hasi. Ko numvaga nshaka ko banyirukana nkavayo, ndashaka ubundi buryo. Bashyiraho komite, singira ngo niyo yagombaga kunyirukana simbizi. Barantumira wongeye kwisobanura, ndavuga nicyo nisobanuraho nikize. Ibyo navuze ni biriya, nari ndakaye, ibyo yamvugaga nabi kandi nta ruhare mbifitemo. Ndarambiwe. Nk'ibyo juste terme yakoresheje, ndarambiwe, I'm fed up. Bakomeza kumbaza ibibazo ngize, ndavuga n'ubundi murambaza iki? Wari wabona umuntu wicira urubanza, fata ibitabo byanjye ndisohokera. Ndagenda ngeze mu cyumba nsanga Imana irantegereje. Irambwira ngo biririmo n'ibiki. Ngo icyambere nige waguhamagaye. Bariya bose nta numwe ufite ubushobozi bwo kukwirukana, nta uri bukwirukana. Niba utari bwirukane bariya ntibashobora kukwirukana. Ushobora kwivana ahangaha ukantera umugongo ukagenda ni wowe. Niba utanteye umugongo usubira mu kazi naguhaye. Mana ariko ndarambiwe. Niba urambiwe nsaba imbaraga ndaziguha. Oya n'amafaranga nayo. Yambaze n'igihe waguhamagaye nzayaguha. Subira mu kazi. Ejo uzasaba imbabazi, bariya bose nta numwe ushobora kukwirukana. Naragiye nsaba imbabazi. Noneho mbona mbabajije nise mwafashe ikihe cyemezo? Bati warasohotse natwe turasohoka naho namaze gusohoka Imana irabirukana nawe ngo mwe ugende. Muramwirukana muzina yaraje ati. Rero urambiwe reka mubwirire ijambo. Si rimwe si kabiri narambiwe. Hari igihe wumva urambiwe unaniwe Imana ikakubwira ngo ke. Eliya yararambiwe abwira Imana ati nyica. Iramubwira ngo yasoko nkora. Subirayo, subiza iyo waturutse. Ugende w'imike, Elisa mwene Shafati we Abeli Mehora abo muhanuzi mu mwanya wawe. Nurangiza kandi ujye i Damasiko w'imike Hazayeli w'umwami w'i Siriya, ugende ujye Samariya w'imike Yehu w'umwami waho. Hanyuma nishigarije n'abandi bantu 2,000 batapfukamiye Bayali. Genda uri kurutinga amashuri y'abahanuzi, hanyuma hasigaye uve muri. Rero nkubwira urambiwe nafata ikingi, ntuzarambirwe urimo kugendana n'Imana. Ntuzarambirwe mu muhamagaro uhamagawemo n'Imana. Imana izazira igihe cyayo. Icyo mpfa injya mpfa nayo ariko ntabwo tubipfa, ubwo n'uburyo bwo kuvuga. Imana igigenda buhoro. Ukumva wifuzaga yuko izigendera mu 100 ikaza igendera muri 5. Ariko Mana kutarimo kwihuta, ariko ushaka iki? It's my business. Ubuzima bwawe ni business yanjye, ibyo urimo gukora ni business yanjye, ndiso. Ntegereza. Kandi abategereza Uwiteka. Usubire muri ariya magambo muyisomere, ntabwo
bazakorwa n'isoni. Bari abantu rero bacuruza impano, ngeze ku kibazo cya kabiri. Bakava mu zabo bakajya mu z'abandi. Ese uri umunyamasengesho ni ngombwa kwerekwa? Ahubwo reka mabwira ikintu gikomeye kibaho. Abanyamasengesho benshi bagwa muri uyu mutego kuko twabashyizeho pressure, tubashyiraho igitutu cyuko niba yiriwe mu masengesho agomba kuza afite iyerekwa, ubuhanuzi, ibisubizo. Reka mbaho urugero. Nigeze gusenga iminsi 40 ntarya. Imana yarambwiye ngo ufate iminsi 40 uve ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ugeze ku itariki ya 9 y'ukwa kabiri. Narayisenze ntarya, ariko nywa amazi. Navuyeyo kabisa meze nsigaranye amagufwa n'umubiri gusa, ibindi byose ngira ngo byari byashizemo. None ikibazo cya mbere abantu bambazaga barambwiraga ngo Imana yakweretse iki? Habara ugiye nta kimana yanyeretse. Imana yakubwiye iki? Ugiye nta kintu Imana yambwiye. Ibyo yambwiye nari nabyanditse koko, ariko abantu benshi baraza bakakubwira ngo ubwo wagiye gusenga, ubwo ugomba kuba ufite iby'Imana yaguhishuriye, yakweretse, ugomba guhanura. Habura niko kukimwishyiraho, kushyira mushyira igitutu ku bantu b'Imana. Ndibuka icyo gihe umuntu wambazaga narambwira ntuzi iki Imana yanyeretse, nuko ntacyo nshoboye ntayifite. Kuko iyo usenze iminsi 40 utarya, ku munsi wa 30 hafi aho ngaho no guhaguruka ari uko usenze, urahaguruka ukumva urazengerera, ukagenda wakwitera amazi, imbyiro zikanga gushira ku ruhu, kuko uruhu rwose rwabaye nk'urukwi rugahinduka imbyiro, ugakuba wasubiramo ukabona ziracyariho. Kandi ubwo niko intege nke zabaye nyinshi, ukageza hagati wakwiteraho amazi akonje ukumva neza neza intege zose zirashize ukicara urazengerera. Narabwiye nigiye ikintu kimwe Imana yanyigishije, nuko ntayifite ntaho nagera. Niryo somo rya mbere nakuye. Ibindi bisigaye hari byinshi nari nanditse, hari byinshi yari yambwiye, ariko iryo kosa turarikora. Kumva kugomba oya, niba nta kimana yakweretse ujye uvuga ngo nataramanye n'Imana, nta birenze ibyo. Ariko kubera ko iteka ryose abahanuzi tuba tubategereje ko bahanura, ni niryo kosa rye ribaho iyo twagiye mu byumba by'amasengesho. Hari abantu benshi bajya mu byumba by'amasengesho nk'abagiye kureba umupfumu, ugomba kuvuga ngo hari icyo, ngo reka njye gusengera muri iki cyumba wenda hari icyo bari buze kumvugaho, ariko ubundi icyo bari buze kukuvugaho niyo wakimvugaho Imana itakoze ntacyo bizamara. Uzi kenshi ibyo baduhanurira ngo urimo hano ufite ibibazo bimugoye niyihangane, ubundi ibyo ngibyo bikeneye ko njya ahantu ngo babimpanurire. Somye na Bibiliya nabibona ko ari ko Imana imbwira ngo gutabarwa kwawe kuri hafi. Fine, gutabarwa kwanjye kuri hafi. Nubundi aho kugira ngo umbwire ngo gutabarwa kwanjye kuri hafi, wambwira ngo ihambire ku Mana mu gihe gikwiriza gutabara, nta kibazo kirimo. Rero ubona iteka ryose abantu bashaka yuko umuhanuzi, umunyamasengesho avuga. Icyoroshye ni ukutavugishwa n'abantu, ukavuga igihe ari ngombwa, yaba nta kimana yakubwiye ntugire icyo uvuga. Niyo waba uri umuhanuzi, ntimukavuge ngo nuko muri abahanuzi, jya uvuga kuko hari ikimana igushyizemo kandi biba ari ukuri. Hari inshuro nyinshi abahanuzi bavuga ibintu bitari byo kubera iyo pressure iba ariho yuko bagomba guhanura. Hari inshuro nyinshi nagiye mu byumba by'amasengesho, tukarangiza umunsi twiza ijambo ry'Imana ridufashije ritwubatse, nge nkumva nujujwe. Abantu bakavuga ariko ngo no munsi ngo sinzi umuntu watubangamiye, ngo ntabwo Imana yavuze. Ahubwo kuki mushaka ko Imana ivuga mu buryo bumwe? Iyo mugiye mu materaniro ntibahanure ngo Imana ntiba yavuze. Imana ivugira mu ijambo ryayo, Imana ivugira mu mutima wawe, Imana iteka ryose iravuga ntiyigeze iceceka. Ntimukitugatuge, kuko ibyo nibyo bidukoresha amakosa, sibyo? Kandi nimwiga kureka Imana ikavuga, ukemera yuko hari igihe uzajya mu iteraniro utanaguye utanakonje kandi uri umuhanuzi, ukahava udahanuye, icyo gihe uzaba wakuze. Ubuse ntitujya tujya mu biterane genda umwigisha, ariko hari ibiterane njyamo nkavayo nta nubwo nigishije. Si ngombwa ko iyo ngiye mu biterane byose bampa mikrofone ngo nigishe. Hari igihe njyewe nanjye nshaka gufashwa. Si ngombwa ko aho ugiye hose ugomba kuvuga. Iyo ugiye mu masengesho ujye uvuga ariko Imana ikuvugishije, ntukitugatuke. Iki kandi kizabikubwira ko urimo kwitugatuga no kuvuga umva utangiye kugira ubwoba bw'uko abantu bari bwibaze ngo abantu baravuga iki nintagira icyo mvuga. Ujye wicara utuze utegereze ko Imana ikuvugisha, niba ntacyo yakubwiye wikwitugatuka, sibyo? Ikibazo cya gatatu wabajije ikigeragezo cya Satani n'umunzani w'Imana, jye sinjya mbitandukanye. Umuntu umwe yatwigishije isomo ndarifata, yaravuze ngo Imana iratwigisha
ikaduha satani akadukoresha ibizamini, sibyo? Imana iratwigisha ikaduha satani akadukoresha ibizamini. Nuhura n'ikigeragezo cya satani uzakora ibintu bibiri. Icya mbere, uzirinde kugwa mu byaha, kuko intego ya satani ni ukugwa mu byaha. Ikigeragezo cya satani uzakibwirwa nuko kirimo kukubwira ngo jya mu byaha. Icya kabiri, uzirinde kuva ku Mana yawe. Nubona ahubwo satani yongeje umuriro, ujye ufunga umukandara. Nkunda mu ndege iyo haje ibintu by'imiyaga, turbulence, barakubwira ngo mufunge imikandara ikomeze ku Mana. Nubona, nkunda Dawidi ukuntu yajyaga bikora atarajya muri bya Batisheba. Iyo ibintu byabaga byinshi baravuga ngo Dawidi yikomeza ku Uwiteka. Ikomeze ku Mana, ukomeze uyibaze ngo Mana, ibi bintu bizarangira ryari? Ndenda kukubwiza ukuri, iyo satani abonye utavuye ku Mana ararekura. Wasomye igitabo cyitwa Tactique du Diable, mu cyongereza cyitwa Screw Tape. Harimo amadayimoni abiri. Imwe nkuru yitwa Screw Tape, cyangwa Screw Tape ni ntoya, n'indi yitwa Wormwood. Noneho ako ka Wormwood kari akadayimoni gato, Screw Tape niyo nkuru. Noneho bari bamushinze umuntu ngo imugerageze imuheze imukure kuri Yesu. Noneho ako kadayimoni gato kakajya kohereza Uncle Screw Tape kamubwira ngo wa muntu mumereye nabi, ngo ibyago nabi byongereye nawe. Ahubwo atariko sha we raporo urimo gutanga ndabona ahubwo izagukoraho. Uravuga ko wamuteje ibyago ariko ntabwo tubwira ko yavuye kuri aduye. Aracyafashe ku mwanzi wacu, umwanzi w'abadayimoni ni Yesu. Ati uko umuteza ibyago ararushaho kwegera wa mwanzi wacu, uramuteza ibindi akarusha kumwihambiraho. Ati reka ngugire inama nk'umuntu umenyereye aka kazi, muha amahoro, umureke ibintu bye byose bitungane, kuko namara guhaga azamurekura. Uriya abantu benshi ntibazi yuko amahirwe n'ibyago byose objectif ya satani ni kudukura kuri Yesu. Nubona satani yongereye umurego, ujye urushaho kwicomeka muri Yesu. Niyongera umurego urushaho kwicomeka muri Yesu, icyo gihe azarekura. Kuko kurushaho kwegera Yesu, satani arushaho kuguhunga. Naho ubundi umunzani w'Imana, ntabwo Imana ikeneye kudupima. Cyenge mbwira nanye warawuriye ikintu mutazi. Ntabwo Imana ikeneye kugupima kuko irakuzi. Irakuzi. Izi ni intege nke zawe. Izi naho watsindirwa, ahubwo akenshi ni iturinda yuko dutsindirwa aho twagombaga gutsindirwa. Kugushyira ku munzani, umunzani w'Imana ni ibigeragezo bya satani. Shyiramo signe d'égalité. Imana ibonye, iyo satani abonye Imana yaguhaye umugisha, nawe araza akakongerera ibigeragezo. Muri Bukayobu, satani yagiye ajyanye n'abana b'Imana gushengerera, sinzi ukuntu yagezeyo. Imana imukora ku matama inabwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu kiranuka muri byose. Satani aravuga ati Yobu adakiranuka muri byose se? Wamuhaye umugisha, umushyira hagati nk'uruzitiro, nta byago bimugeraho. Mumperezeho gatoya, mpore kuri uriya mutungo na biriya byana bye bikindagure. Imana iramubwira ngo genda ubikore, ikuraho rwa ruzitiro. Mujye musenga Imana. Buri impamvu Yesu yatwigije avuga ngo uturinde umubi. Buri munsi nusengera urugo rwawe, ujye usengera ko Imana ibatwikiriza igicu cyayo nk'uruzitiro. Njya numva abantu bavuga ngo dutwikiriza amaraso ya Yesu. Nkavuga ngo ninde babwiye ko amaraso ya Yesu ari bwo burinzi? Amaraso ya Yesu adukiza ibyaha. Igicu cy'Uwiteka nicyo gikora uburinzi. Ariko sinshaka kwinjira muri teoloji y'amaraso, ariko ntaho njya nsoma muri Bibiliya ko turindwa n'amaraso. Amaraso aratweza tugakiranuka. Ariko igicu cy'Uwiteka, presence y'Imana, kimwe cyagendanaga n'Abayisiraheli, kiracyahari. Jya usenga Imana ngo turinde umubi, kuko iteka ryose satani aba ahari. Turinde umubi, sibyo? Nawe rero ibizamini by'Imana n'ibigeragezo bya satani burya shyiramo signe d'égalité. Ese niki gitumwa bamwe basubizwa vuba abandi bigatinda? Umva, muhaye iki gisubizo naba nsimbuye Imana, naba nigize najyo. Nanjye iki kibazo mpora nkibaza. Hari ibyo nsengera bikihuta, hari n'ibyo nsengera bigatinda. So ndamutse mfite igisubizo,
ubwo rwose Imana naba narayikamiritse, ubwo Aroni araza kumfasha, ni muze kukimubaza nawe wenda ashobora kuba bizi kundusha, ariko nanjye uriya reka mbabwize ukuri, mujye mureka tube honete. Imana niyo ifite kontrole, isubiriza igihe ishakiye. Niki cyatumye Imana itegereza imyaka 35 mbere yo gusubiza Aburahamu? Yari itegereje iki? Ntawubizi. Ariko yo ikikwigisha ni kimwe, murambwira abantu ngavuga ni yatinda yatebuka, ikibishaka no kuyinjiramo. Uko bitinda ukarushaho kuyinjiramo, ukazageza ahantu uvuga ngo Mana wansubiza utansubiza, niyo napfa ndapfira mu biganza byawe. Pwe icyo gihe Satani aravuga ati mureke agende yaducitse. Nabi byo gutinda byo sinzi impamvu pe. Hari n'ubwantu kubwira ngo nabadayimoni baba bahagaze mu nzira yawe nkawe kumba nabakubise, kandi mbona ari ibintu bizagira umumaro mu murimo w'Imana kukitinda. Niyizi igihe izasubiriza. Ho hari ibintu mfite musengeye maze imyaka 40 sengera bitarabo, kandi byagira umumaro mu murimo w'Imana. W'Imana kwa dusezeranije ububyutse maze imyaka kuva muri 86 sengera guhembuka ku iki gihugu. Bamwe barambwira ngo kwarabaye, ndavuga ngo ngomba kuba nari nsinziriye. Kugiye by'Imana yambwiye sindabibona byabaye. Yambwiye ububyutse buzahindura ibintu byose, icyubahiro cy'Uwiteka kikagaragara mu gihugu ku buryo ntawe bishidikanya. Niba mukibona, jewe mfite ibimenyetso bidashidikanywa yuko ntakibona. Ubwo rero bishobora kuba byarabaye insinziriye cyangwa nagiye mu rugendo simbibone, ariko ubundi ngo byagombaga no kurama bikagaragarira abantu bose. Niba mwebwe mwarabibonye muzambwira aho mwabibonye nzajye kubisura muri mize, ariko ubu ngubu nta bihari. Kandi maze imyaka mbisengera ku Imana itinda, nyamara hari ibindi nasengeye birihuta. Ntwaye igisubizo nawe ndi umunyabinyoma, jewe nariyakiriye. Icyo nzi ni kimwe, ntabwo Imana izambaza ibyitakoze. Halo, ibyitakoze ntizabimbaza, jewe narabisengeye nitabikorana akazi kayo, nidasuka ububyutse kandi yarabusezeranije wenda ubwo izabuha abana bacu. Icyo nzi ni kimwe, nzatanga umusanzu wanjye, mabibwire namwe w'abanyamasengesho, mbabwire ngo hari ibintu Imana yatubwiye tugomba gutegereza tukabisengera tukabyingingira, igihe izabikorera ni uburenganzira bwayo. Niba warasengeye umwana Imana ikaba itaramuguha, ikarumu yibaze ngo Mana mbe nkora iki hagatanga, hasigaye bitegereze izabikora. Niba warasengeye fiance wenda izamuguha ugeze ku myaka 40, ubwo wawe iracyamurema. Nabonye harimo insoresore nyinshi buriya, harimo benshi batajya bamenye ko hari igihe Imana ikwihorera pe. Jewe yaranyihoreye ndirambirwa na mama arandambirwa, ariko igiye kunsubiza ndavuga nawe urabizi, yari igitegereje ko umugore wanjye abanza akagera ku myaka y'ubukure hanyuma iransubiza. Izagusubiza kandi umunsi yagushubije uzamenye ko ari igushubije. Amen. Gutinda kw'Imana ntabwo bivuga ko yaguhakaniye, ariko by the way reka nanyirize kuraka. Ubundi Imana igira ibisubizo bitatu. Hariho n'igihe dutegereza ibyo itazaduha, ahubwo ujye ucekinga urebe yuko atari byo byabaye. Ubundi Imana igira ibisubizo bitatu. Hari igihe usengera ikintu straight Imana ikakubwira ngo iki ngiki cyari mu murongo wanjye, ngiki cyaje. Utarava no mu masengesho ugahura n'igisubizo cyawe kikagusanga mu cyumba aho wasengeraga. Hari igihe usenga Imana ikakubwira ngo iki tegereza nzakikuzanira. Ni iki kikubwira ko izakiguha? Ntabwo kikuva mu mutima. Icya gatatu, iyo uri umuntu utega Imana amatwi neza, hari igihe usenga Imana ikakubwira ngo iki cyo cyihorere ntabwo kizaba. Ikikubwira yuko yakikwimye, iragihanagura ukumva nicyo cyifuzo ntikikuremereye, ntikikubuza gusinzira. Hari ibintu nasabye Imana ntiyabimpa, ariko inyigisho isomo ryo kuvuga ngo ibi ngibi byo nashyizeho toa ntabyo uzabona. Igikurikiraho ni iki? Iguha amahoro kuri icyo kintu neza, ukabana nacyo kitaragiye kitarakibonye, kandi Imana ikagusimburira ikaguha ibindi. Icyo rero ni isomo tugomba kwiga. Umuntu umwe ashobora kugira impano zose, nese umunyamasengesho n'umuvugabutumwa. Ubundi cya mbere buriya kera najyaga mbihakana, ariko naje kugera aho ndabyemera. Hari abantu bagira impano y'ubunyamasengesho, ariko abakristo bose bahamagarirwa gusenga. Murabyumva? Hari umuhamagaro wo kuba umunyamasengesho, ariko hari n'umuhamagaro wo kuba umwigisha. Nge nshobora kuba ndi umwigisha usenga, nanahamya ko ari byo. Nge ndi umwigisha usenga,
ariko si umuhamagaro wanjye kuba umunyamasengesho. Kubera iki? Ndebye inshuro mba nagiye, ndebye ibyifuzo abantu bampa ngo mbasengere, nkabisengera nihuta kubera iyindi mirimo mba mfite, bimbwira ngo wowe ntabwo ari wo muhamagaro wawe, ariko urabikora. Sibyo? Ikibazo rero tujya tugira ni ikihe? Ni abanyamasengesho batarabigisha, ariko kubera yuko basenga bakumva bagomba no kubabigisha. Banza umenye neza niba utari umwigisha usenga, kuko ibyo nabyo bibaho. Nkaba ndi umwigisha ariko nkaba n'umunyamasengesho, kuko ubundi twese duhamagariwe no gusenga. Nureba itegeko ryo gusenga ntabwo ryagenewe abantu bamwe, ariko impano yo kubwiriza yo yagenewe abantu bamwe. Kimwe nuko impano y'ubunyamasengesho ba bandi b'abarinzi kabisa bahora ku munara, hari abantu babihamagariwe, unahura nawe ukavuga ngo uyu muntu koko impano arayifite. Nabaye pastori w'itorero, nza abakecuru, nza abasaza, nza abasore, nza abagabo, usanga ukavuga ngo uyu muntu afite umuhamagaro wo kuba umurinzi mu itorero. Abenshi kandi bamaze kumva umuhamagaro wabo, usanga ari abantu bacishije make, bari hambo, bafata ibyifuzo bakabisengera, badafite amashagaga. Ariko harimo n'abigisha nkatwe bahinduka bakaba abanyamasengesho, noneho ukajya usanga yayobewe niba ari umunyamasengesho cyangwa ari umwigisha. Uzabanze wegera Imana umenye icyo uri cyo, sibyo? Naho ubundi usanga tugonganisha ibintu, hanyuma ugasanga byateje akavuyo. Ariko nabyo nashimye ko mfitemo n'abapastori hano, ikosa ni iryacu. Ntunze kubwira abantu ngo itorero rikirira cyangwa rigapfira aha ngaho, aha mpagaze mu gatuti. Kubera iki? Ntabwo twigishije abantu kumenya impano zabo, ntabwo twigeze twigisha abantu kumenya kumanaginga, gucunga imihamagaro n'impano zabo, nta nubwo tubinjizamo. Rimwe na rimwe ndetse hari n'abantu batangira kuzamura impano zabo ahubwo tukazipfobya, tukamera nka Yosuwa. Mose nta nubwo yabasengeye, Imana yarabahamagaye waje imbere y'ihema ry'ibonaniro, batangira guhanura. Yosuwa aramubwira ati urabizi, bacecekeshe. Usanga rero dufite ba Yosuwa benshi, abuzukuru ba Yosuwa ni benshi baba bacecekeshe. Handi akubwira ati aha mu itorero ni jyewe, jye ndi vizioneri, abandi mwese ntabwo mwemerewe. Niba ushaka kugira vision, sohoka ugenda utangira ibyawe, ariko hano ni muri territory aho nta wundi, nta zindi mpano zivukira hano. Ubundi kikwereka umuntu wasobanukiwe ibintu by'Imana, ahubwo aho ari. Uzarebe ba Paulo yari akikijwe na ba Timoteyo na ba Tito na ba Trofimo na ba Luka n'abandi bose, mbese usanga bamera nk'imiyenzi. Aho ari impano z'abantu zirakoropinga, zirazamuka, kandi zazamuka akamenya kuzishyira hamwe bakamera nk'ikipe. Abanyamasengesho mujye gusenga, abigisha muze njye mbaha agatuti mwigishe, abaririmba muririmbe, abigisha abana mwigisha abana, abigisha urubyiruko mwigisha urubyiruko, mbese impano zose nimuzihagurutse zihaguruke. Usanga icyo kintu ntabwo turakimenya, kuko ubundi nicyo gituma ugira itorero rikomeye, kandi bitwara igihe kirekire. Iyo nawe wabwira nk'umuntu wayoboye itorero, ubundi iyo umaze kugira itorero rizi ibi ngibi, ufata abanyamasengesho ukabagenera imirimo yabo, bakayijyamo kandi bakemerwa, bakajya bumva bafite agaciro mu itorero. Ndababwira nk'iwacu ko nayoboye paruwase, abanyamasengesho buri mwaka bari bafite budget. Iyo bakoraga retraite y'abanyamasengesho nk'aya ngaya iminsi 3, nababwiraga muzakenera iki? Tuzakenera amazi, budget nkayibaha. Muzakenera iki? Nitujya kurangiza tuzakenera kurya kugira ngo abantu bashobore gutaha badahungiye twa n'inzara. Amafaranga yanyu ari hano. Buri mwaka nagenaga budget y'abanyamasengesho kugira ngo nibakora amasengesho y'iminsi myinshi. Hari n'igihe bambwiraga ati twebwe kubera ko tuzajya tubyuka tukajya mu kazi, tuzajya turya breakfast. Bagenera amafaranga bakarya breakfast ko baje kurinda itorero. Ibyo biba bikubwira ngo wemeye ko hari impano zirimo gukora uriya murimo. Abavuga butumwa n'ubu ugiye wabihasanga, abigisha abageni n'abashyingirwa, ukaba traininga, ukabaha inyigisho kugira ngo impano zose zizamuke, impano zose. Aha rero niho ibintu bitunganira, kugira ngo abantu be kwitiranya ibintu, uri mu mpano yayikoreshe kandi yumva ko afite agaciro mu murimo w'Imana.
reka twumve ibindi bibazo niba hari ibihari, ndabona isaha irimo no kwihuta. Murakoze cyane. Kubera gahunda bampaye kugira ngo ize kubahirizwa, muranyemerera nibiza gushoboka ibibazo tuze kubishyira byinshi, tuze kubishyira mu mwanya w'inyuma bitewe na gahunda bampaye kugira ngo yubahirizwe. Ariko hari ikibazo kiri kurusho cyane hano. Kimbaza ubwo ngo ibindi, uriya mugabo ndamwizera, nawe ni pastor nkanjye, ntacyo atashobora gusubiza, kandi nabonye afite na support hariya. Uriya mugabo nasanze yigisha rwose, nababaye ko naje ntinze, ariko ndumva hano ntabwo muri buburi bisubizo. Yego, murakoze cyane. Hari icyo mwakomojeho kivuga ko abanyamasengesho bameze nk'ingabo zitatojwe cyane, nyamara ugasanga nibo bahawe za mbunda nkuru cyangwa se imbunda z'umusada mu ndimi z'amahanga. Ese uyu muntu kuba ataratojwe akaba yahawe ya mbunda, ndashaka mutubwire uruhare rwiwe. Hari uruhare rwiwe kuba ataratojwe, hari uruhare rw'itorero, mwarimu bikomojeho gatoya. Noneho kugira ngo uyu muntu abashe gutozwa harasabwa iki? Mutubwire uruhare rw'uwo munyamasengesho kuba ataratojwe, kuko hari igihe harimo n'uruhare rwiwe. Urugero, murabona ko ntabwo turi kugaya umubare w'abantu bitabiriye, babikomojeho turi benshi, ariko tuvuze abanyamasengesho ni benshi kurusha abangaba cyane. Kuba hategurwa umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo abantu bige, hakaza wenda umubare ugaragara gutya, ntihaba hari uruhare rw'abanyamasengesho rwo kutemera kujya ku ikosi ngo bige. Icya kabiri, ni hari igihe bajya ku ikosi ariko abagomba kubigisha ntibabigishe. Kugira ngo duhurize ibyo bintu byombi. Ahubwo ibyo bintu byombi biranahura, sibyo? Utoranije uyu munsi ni kuwa gatanu, abagore bamwe bagiye gushaka ibitunga ingo zabo, n'abagabo nuko, abasore bamwe bagiye kwiga n'abandi. Nyamara hano mugira ibiterane, uretse ko mwaturutse mu matorero atandukanye, ariko reka mvuge nk'ahantu hajya haba umunsi nza nkasanga abantu baruzuye hano. Ni iki kitubuza gufata inyigisho nk'iyo ngiyo ngo tuyishyire mu biterane birimo abantu benshi? Ni iki kitubuza gufata ku cyumweru mu materaniro ngo dushyiremo iyo? Kuko buriya kugira ngo impano z'abantu zizamuke, uzitera amazi ku cyumweru, niko njya mbyita. Kera iwacu bajyaga binika amasaka, noneho bayimnura bakayashyira ahantu bakayatwikira, bagateraho amazi, noneho amasaka akamera. Murabyibuka babaye mu byaro, amasaka akamera. None munsi no muri science barabikora, kuko buryo amasaka yatangiye kumera, fermentation ituma aryoha. Niyo ukozemo igikoma cy'amasaka fermente kiraryoha kuruta icy'amasaka ariya asanzwe. Buriya rero ni impano z'abantu niko zikora. Iyo ufasha abantu bateranye gutya ku cyumweru, buzuye nk'hano mu rusengero, ukabwira tumva bene data, buri muntu wese urimo hano afite impano, kandi iyo mpano turashaka yuko izamuka tukayikoresha. Ukatangira kuzisengera, ujya kubona ukabona umuntu aje akakubwira ati ariko ngiye numva nshaka kwigisha abana, ukabwira tukajya muri Sunday school. Ngiye ariko numva afite umuhamagaro w'abanyamasengesho, ujya mu cyumba kuwa gatanu nimugoroba. Izo mpano iyo zatangiye kugaragara, uzishyira hamwe, noneho ugakora gahunda yo kwigisha abari muri uwo muhamagaro. Abahamagare kuba bavuga butumwa, yewe nayo mbikora kuko abantu bose baba bumva bashaka kuza hano ku gatuti. Fine. Hari abantu nofendinze mbese nababaje, bajyaga bigisha nk'abandi, buriya muntu ntabwo afite impano yo kwigisha uretse ko abikunda. Ntangira kujya mbima umwanya, kandi nasanze ubundi bari baramaze gukaba rwose bafite, bakamubwira ati ariko ubundi twe twatondekaga gahunda buri muntu wese. None ubu ngubu tuzajya tugendera ku muhamagaro n'impano. Umuntu uzi kwigisha azigisha, utazi kwigisha sinzamwemerera. Ngo ariko mwabwa ni agatuti na kasi ni ya pastor n'abapastori, so ni ushaka gutera amahane azabanza nkure hano. Kibishaka kuvuga iki? Fata abantu mu mpano zabo. Hari nabo nabonaga bafite impano ariko zikeneye kurerwa, ababanza muri Sunday school, akabanza kiga kwigisha abana, akazajya mu bateens. Ubwo yabaga amaze kuko abateens ni bari abangavu hagati y'imyaka 13 na 18, akajya kwigisha amateraniro y'abateens, kuko iwacu twarabitandukanyaga. Abandi bakigisha mu matorero shingiro muri za homuserezi, mbese hariya hirya mu dutsinda dutoye. Impano zamara kugaragara ukazizamura ukazishyira muri public, ariko ugomba kuzirera.
icyo ngicyo rero wabazaga, icyambere abantu bagomba kwemera kurerwa, kuko abantu bamwe cyane cyane abanyamasengesho n'abahanuzi bari no mu bantu bagorana kubigisha. Ibyo ndabibabwira kuko mbizi. Hari umwe nigeze gucyaha rwose, arambwira ngo ariko abandi baranyemera uretse wowe. Ndamubwira ngiye sinshinzwe kukwemera, nshinzwe kuguhugura no kukwigisha. Wowe ndi pastori, wowe ugomba kubanza. Icyambere mbanze mbabwire nk'abanyamasengesho, niba mushaka kuba abantu Imana ikoresha, ugomba kubanza mukemera ko niba uri mu itorero, impano yawe igomba gukorera munsi y'ubutware bwa pastori wawe, ntabwo isumbiye. Jewe nshobora kurusha pastori wanjye kubwiriza. Ubu jewe ndi muri retirement paruwasi ya Remera, ndi umukristo wayo. Nzi neza ntashidikanya ko abapastori bose bahashyira, kubera ko mfite experience, mfite imyaka, mfite amashuri, nabarusha kubwiriza. Ariko ntabwo nzajya kubwira pastori ngo ariko ko nkurusha kubwiriza ngo utinyuka ute kujya hariya ku gatutu ukabwiriza nicaye hano mu bakristo. Ugomba kwemera kuyoborwa. Ikintu cya mbere abantu b'Imana batigishijwe, ntabwo bigishije kuyoborwa. Abanyempano nibo bantu bagorana, cyane cyane abahanuzi n'abanyamasengesho. Niba ugiye kuzaba umunyamasengesho wubahwa n'Imana, simvuze wubahwa n'abantu, wubahwa n'Imana, ugomba kwemera gukorera munsi y'ubutware bw'umushumba waho barizwa. Hello. Kuko iyo wigize ikigande, rebel, ikigande, burya uba wivanyeho favor y'Imana, kuko Imana ikorera muri gahunda, ntabwo ari Imana ya desordre. Simbivugiye ko n'umupastori nanjye ndategekwa. Burya mbere no kuzaba umuyobozi ugomba kubanza ukiga kuyoborwa, kuko autorite y'Imana ikorera muri gahunda. Umunsi uzaba umunyamasengesho ugendera muri gahunda. Ikibazo dusigaye dufite abantu, dufite abaririmbyi batajya muri gahunda, dufite abanyamasengesho bataba muri gahunda, dufite abahanuzi bataba muri gahunda, ahubwo barimo utuntu tw'udutsinda tw'abiyemera. Birivumi, ubinyemerere cyangwa kubinyemerera, aho ntimuzahabonera umugisha. Niba ugaya na pastori wawe, nta kibazo, hindura ujyaho pastori wemera, ariko nabyo uzabanza ubaza Imana. Yewe nkunze kubwira abantu nk'abantu, nujya no guhindura n'itorero, ujye ubanza ubaza Imana, wibwire ngo ariko Mana uranshaka hehe. Ntuzagende gusa ngo nuko ukunda Antoine, ngo Antoine yatangiye itorero ngo nigire kwa Antoine. Ninde wakubwiye ko ari ugomba kujya? Ukoze rebellion. Antoine yagiye ari umuroberi, yishe itorero yararimo, aragiye nawe uramujoyininze, muri abaroberi babiri, ejo namwe muzarwana. Kandi niba mugira ngo ndababeshye, mufata amatorero hano muri Kigali, mukora ubushakashatsi, mpora mbyigisha abantu nshingiye no ku bintu bifatika. Habwira nti muzafata amatorero, nanga kubabwira kuko je mfite na statistique. Nakurikiye abantu bagiye basohoka, agasohoka ari roberi, undi muroberi wasohotse ahandi akamusanga, ejo bakarwana, rebellion ikavuka, naryo rigacikamo ibice, aho bagiye naho gacikamo ibice, ugasanga kuko wa mwuka wo kwigomeka watangije rino torero urakomeza ukarikurikirana. Ariko umunsi muzisumita ku Mana, mukisumita ku buyobozi, muzazamuka. Niyo mpamvu Petero yarabyanditse, aravuga ngo namwe basore mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nayo izabashyira hejuru. Kandi uburyo bwo kugucisha bugufi ni ukugushyira munsi y'umushumba, rimwe na rimwe ndetse umurusha impano. Nakoreye munsi y'abayobozi ndusha amashuri, nakoreye munsi y'abayobozi ndusha impano, ariko nkabubaha. So ni mwige kubaha, nibwo muzahabwa kujya hejuru. Imana igiye kukuzamura irabanza ikakwigisha guca bugufi. Impano yawe ntabwo ari ikuzamura. Promotion doesn't come from the east or the west. Ntabwo kuzamurwa bivi ibumoso cyangwa ibumoso, nta nubwo uva mu mpano yawe. Imana ni izamura. Amen. Munyemere rero ngarukiriza ahangaha kugira ngo ne kwicira mwene data nubwo yihanganye. Nari kwishimira kubana namwe pe, ariko nzagaruka. Ngira ngo mfitemo iyindi session irimora. Iyo nzaza rwose ndi free, ndi bugumemo, kandi ndibwira ko ubwo tuzaba turi na benshi kuruta uko. Ariko mbabwiye Arona araje ashimangire, abongereho n'ibindi, ariko mutahana iki ngiki, mureke
twicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana nayo izatuzamura. Icya kabiri, umenye impano yawe uyirinde. Abanyamasengesho turi abarinzi bibutse Uwiteka. Umenye amasezerano y'Imana uyarinde uciye bugufi. Icya gatatu, ntuzakore ibyo Imana itakubwiye ngo nuko abantu babigutegerejeho. Ibindi bisigaye byose usengera urugo rwawe. Niyo waba uri umuseribateri, burya aho uri umurinzi w'urwo rugo. Hanyuma nurangiza ukore kugira ngo we gutushikisha izina ry'Imana. Pawulo yavuze ngo mukoresha amaboko yanyu kugira ngo mwitunge, mutunge n'abanyu. Amen. Kandi hamwe no gusenga Imana izabikora. Ibazamure pe, jewe ndabihamya. Reka dusenge Imana. Ibyo ntabigishije Aroni arabibigisha, ibyo tari bubigishe nanjye ntabigishije, abandi bazabibigisha muri iyi minsi. Ariko buri muntu wese ahubwo agende yibaza ngo Mana, ako ni nine exercice mbasigiye ngo muri aya magambo Pastor Antoine atubwiye nsigaranye iki, nzabikoresha iki kugira ngo nkure, kugira ngo nkore gukura no gukora. Nicyo ubundi cyagombye kuva mu mahugurwa nk'ayo. Turagushimye Mana yacu, waduhaye isezerano yuko Umwuka Wera naza ari uzatwigisha byose. Ndasenze ngo igicu cy'umwuka gitwikire, cyuzura aha hantu. Inyigisho zose ziva muri iri teraniro, izabanje, iyi ndangije, n'izigiye gukurikiraho, ndetse kugeza igihe iki giteraniro kizarangirira, hazavemo abantu bari equipped, bahawe ibyangombwa byose, bahawe imbaraga, bahawe gusobanukirwa. Ariko nibarangiza babishyire mu bikorwa, kuko nibwo bizahinduka ubwenge, wisdom. Ndasengera buri muntu wese uri hano, mugenderere, muganirize, mubwire ibimureba, ibyo agomba kongera, ibyo agomba kugabanya, ibyo agomba gukosora, kandi ntihagire n'umwe winangira umutima. Sengera mwene data, bene data bose bari buze gukurikiraho muri iki giterane, abigisha duhagarara hano, natwe duhe kwigisha ariko tubwirijwe nawe, kuko niwe uzi ubukene bw'aba bantu bose, abari hafi n'abari kure. Imbaraga zawe zibikore, imbaraga zawe zibisohoze, ubwoko bwawe buhabwe imbaraga, kandi hirya yaha tuzishimira umusaruro w'aya masengesho. Izina ryawe ryubahwe, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.